twakumvikana uzajya usubiramo ibyo mvuze, sibyo? Ngaho tangira. Yewe Imana Zayasi, maze kumva icy'amategeko ategeka abashyingiranywe, amategeko y'abantu bashyingiranywe, ategeka abashyingiranywe, abategeka abashyingiranywe, ategeka abashyingiranywe, ategeka abashyingiranywe, abategeka abantu bashyingiranywe, nemeye nta gahato, nemeye nta gahato, kowe uvuga ibyo mvuze. Nizeyimana Julienne, reka dufashanye. None se tuba duhagaritse se? None se ubwo murumva twakumvikana gute? Buri wese rwose naceceke dukomeze. Dukeneye gufasha uyu mugeni, buri wese rwose urimo kuvuga yigaye, buri wese wumva arimo kuvuga yigaye ko arimo kutubangamira. Umuntu wese urimo kuvuga ajye yumva yigaye ko arimo kubangamira abandi. Ngareka dutangire. Ujye usubiramo ikintu uvuze. Ngaho utangire. yewe Imana Zayasi, maze kumva icy'amategeko ategeka abashyingiranywe, ategeka abantu bashyingiranywe, ategeka abashyingiranywe, ategeka abantu bashyingiranywe, abantu ntabwo birimo, ategeka abashyingiranywe, ategeka abantu bashyingiranywe, ategeka abashyingiranywe, cy'itegeko cy'abantu bashyingiranywe, ategeka abashyingiranywe, subiramo ategeka abantu bashyingiranywe, ategeka abashyingiranywe, ategeka abantu bashyingiranywe, Isaiah, sibyo? Umva umudamu wawe rero, umva madamu, ni njyewe urimo kuvuga, ndavuga nawe ukamuyobya, sibyo? Wowe ceceka, azajya asubiramo njyewe ibyo mvuze, sibyo? Ategeka abashyingiranywe, zamura akaboko se kandi, ategeka abashyingiranywe, noneho umva, ngiye kujya mvuga ijambo rimwe ari gusubiramo. Ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato, kowe Nizeyimana Julienne, umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.
cyane tworoherane. Njyewe Nizeyimana Julienne maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko uwo wiringiye Imana Isayasi umbera umugabo, tukabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Cyangwa se mu gihe yitabye Imana itegeko rikwemerera ko ushobora kongera gushyingirwa. Niyo mpamvu rero tubatuma icyemezo cy'uko mukiri ingaragu. Nari mbabwiye ko tubasubiriramo cyangwa se tubibutsa ku byo bari barabigishije ibikubiye mu itegeko rigenga umuryango n'abantu, aho tureba uburenganzira ndetse n'inshingano ku bashakanye. Mu rugo rero umugore n'umugabo banganya uburenganzira. Umugore atazumva ko afite uburenganzira buruta ubw'umugabo mu rugo, cyangwa se umugabo akumva ko afite uburenganzira buruta ubw'umugore. Mwembi mu rugo uburenganzira burangana n'inshingano kandi zirangana. Niba inshingano zingana rero bivuge ko mugomba gufatanya byose. Mu rugo mugafatanya, haba gushaka ibitunga umuryango, gukemura ibibazo bishobora kuvuka mu rugo, gushaka ibisubizo by'urugo. Ibyo byose umugore n'umugabo barabifatanya. Ntabwo rwose bikwiye ko umwe yavunisha mugenzi we. Dusanga umugore yicariye hariya gusa, umugabo akaba ari we ukora ibintu byose byo mu rugo, ari gushaka ibitunga abana, ari gushaka minerivare, ari gushaka ibitunga urugo byose ngo umubone ari umugabo ubikora. Cyangwa se ngo umugabo nawe yiyicarire yumve ko izo nshingano ari umugore wenyine ugomba kuziharira. Oya, ntabwo mukwiye kuvunishanya, mukwiye gufatanya byose. Ibyo mu rugo byose umugore n'umugabo bakwiye kuba babifatanya, hakabamo ubwuzuzanye n'uburinganire mu rugo hagati y'abashakanye. Icyakora mu gihe umwe yashobora kugira imbogamizi yatuma atabasha gukora, yatuma atabasha kuzuza inshingano mu rugo, mugenzi we yiharira izo nshingano, kuko nyine haba habonetse imbogamizi. Kuko ni urugero, umugabo aramutse arwaye mu rugo, ntabwo umugore azanga kugira icyo akora ngo kuko umugabo atamufashije kandi arwaye, yagize nyine imbogamizi yatumye atabasha gukora cyangwa se kugira undi musanzu yatanga mu rugo. Ni icyo gihe nyine habaye imbogamizi, ariko umugore n'umugabo bakwiye gufatanya gutunga cyangwa se no kuzuza inshingano zose z'urugo. Indi nshingano rero mbibutsa kuzafatanya ni inshingano yo kurera abana muzabyara. Umwana niba agize amahirwe yo kugira ababyeyi bombi, mukwiye kuba mufatanya iyo nshingano, kuko no kubyara buriya muba mwafatanyije. Ntabwo umwana ashobora kuvuka hatabonetse umugabo n'umugore. Niba rero mwafatanyije kubyara no kurera, mukwiye gufatanya kurera abo bana. Iyo tuvuze kurera rero buriya haba hakubiyemo ibintu byinshi. Hari ukubonera umwana ibimutunga, hari ukumushakira imyambaro, hari ukumujyana mu ishuri, hari ukumushakira uburyo bwo kwivuza, hari ukumurinda ihohoterwa yahura naryo. Ibyo byose ni ukurera umwana. Umugore n'umugabo bakwiye kuba babifatanya. Ariko nkababwira ngo igisumba ibindi byose, ikibyo byose bishingiyeho, ni ukumuha uburere bukwiye. Umwana wamujyana mu ishuri ryiza, wamugaburira neza, ariko mu gihe utamuhaye uburere birangira byose ntacyo bimumariye. Rero nagira ngo mbibutse kuzarera abana nabo bazigirira akamaro. Kurera umwana rero umuha indangagaciro birasaba yuko nawe uzaba umwereka urugero rwiza. Kubwira umwana ibintu udakora biragoye kuba wabwira umwana ngo iyo umuntu agiye kuryara abanza agakaraba, kandi nawe abibona ko utakarabye. Ni byiza rero ko ababyeyi muha urugero rw'abana kugira ngo ibyo mubigisha nabo babibona mu muryango, kuko buriya ibyinshi umwana bikura mu muryango iwabo. Ntimuzarindire ko umwana azajya gufata ibyo abonye hanze, imico yo hanze. Muzareke imico myiza yigire iwanyu. Ururimi azasanga muvuga nirwo muzavuga,
imyitwarire abona iwabo niyo akurana, imico abonana ababyeyi niyo akurana. Reka rero muzarera abana, nubwo abana azaba ari abanyu, ariko muzibuke ko umwana ari n'uw'umuryango akaba n'uw'igihugu. Muzamurero kugira ngo azigirire akamaro, akagirire umuryango mugari ndetse n'igihugu muri rusange. Kuri uyu munsi rero abageni twongera kubibutsa ibigendanye n'imicungire y'umutungo, umutungo w'abashakanye. Buriya iyo umuntu akiri wenyine cyangwa se ngo akiri ingaragu, umutungo awucunga uko abishaka. Umutungo ufite ushobora kuwugurisha, ushobora kuwutanga ukawuhereza uwo ushaka, ushobora kuwukoresha uko ushaka ndetse no mu gihe ushakiye, kuko ni umutungo wawe wenyine. Ariko iyo wiswe umutungo w'umuryango, uba ukwiye kuganira nabo muwuhuriyeho imikoreshereze yabo. Abashakanye rero mu rugo, umugore n'umugabo bakwiye kuba barabwaniriye cyangwa se hari ibyo bumvikanye ku micungire y'umutungo bazabona. Kugeza uyu munsi rero mu Rwanda hari uburyo butatu bwo gucunga umutungo ku bashakanye. Hari ivangamutungo rusange, hari ivangamutungo muhahano, hakaba n'ivanguramutungo risesuye. Iyo uhisemo ivangamutungo rusange uba uhisemo iki? Iyo uvuze ngo twahisemo ivangamutungo rusange bivuze iki? Bivuze ko abashakanye biyemeje kuvanga umutungo wabo wose, bakavanga umutungo bari bafite batarashakana, bakavanga uwo bazabona bamaze gushakana, impano inshuti zishobora kubaha, umurage ababyeyi bashobora kuba baraguhaye cyangwa se niwo bazaguha, inguzanyo waba warafashe cyangwa iyo uzafata, ibyo byose mukabivanga, buri wese akagira uruhare rungana n'urwa mugenzi we kuri uwo mutungo. Iyo bavuze ivangamutungo rusange, nta mutungo w'umugore uba uhari cyangwa umutungo w'umugabo, oya, ni umutungo w'umuryango. Ni handi usanga umugore afiteho 50% n'umugabo afiteho 50%. Iyo mwahisemo ivangamutungo rusange, ntabwo uvuga ngo iyi nzu ni iyanjye ngo kubera yuko ngo ni ngiye watse ideni ryo kuyubaka. Oya, nibyo koko watse ideni ryo kuyubaka, ariko mugiye gushyingirwa mwari mwarahisemo ivangamutungo rusange. Ugasanga umugore arimo kujya impaka n'umugabo ngo mu bintu ngo uvuga ngo iriya sambu yo ntabwo ngo uyireba, ngo nta n'ubwo uyifiteho uruhare, ngo kubera yuko ngo ni papa wanjye wayimpaye. Papa wawe yarayiguhaye, ariko ugiye gushyingirwa wahisemo ivangamutungo rusange. Ubwo iyo sambu n'uwo mwashakanye ayifiteho uruhare rungana n'urwawe. Ibyo nibyo bita ivangamutungo rusange. Umugore aba afite uruhare ndetse n'uburenganzira bingana n'iby'umugabo ku mutungo, ni 50% 50%. Utarebye ngo ni ngiye winjizaga byinshi, uyu nguyu yinjizaga bikeya. Uburyo bwa kabiri bwitwa ivangamutungo muhahano. Ivangamutungo muhahano, muhisemo kuvanga umutungo mubonye mumaze gushakana, ariko umutungo mwari mufite mbere mutarashakana, buri wese arawucunga uko abishaka, nuwe ku giti cye umwanditseho 100%. Nicyo bita ivangamutungo muhahano. Ni igihe abashakanye bahisemo kuvanga umutungo babonye bamaze gushakana, ariko umutungo bari bafite mbere batarashakana, buri wese nuwe ku giti cye, ntabwo mugenzi we awufiteho uburenganzira. Iyo muhisemo ubwo buryo rero bwitwa ivangamutungo muhahano, dusaba umukobwa ko aza akandikisha imitungo yari afite, n'umuhungu akandikisha imitungo yari afite, kugira ngo hatazagira uwiyitirira imitungo ya mugenzi we kandi mwarasezeranye mukavuga ko muzakoresha ivangamutungo muhahano. Ubu hagize uramuka ahisemo ivangamutungo muhahano, uba aka kanya ndimo kwigisha 5:30,
ubwo buri wese umutungo afite n'uwe ku giti cye, mugenzi we nta ruhara awufiteho. Ariko mu kanya saa sita n'igice mumaze gushyingirwa, ubwo umutungo muza kubona kuva izo saha mumaze gushyingirwa ni umutungo musangiye, ni umutungo buri wese afiteho uruhare rungana n'urwa mugenzi we. Ariko imitungo wari ufite utarashyingiranwa na mugenzi wawe ni imitungo yawe ku giti cyawe. Uburyo bwa gatatu bwitwa ivanguramutungo risesuye. Muravangura mu buryo busesuye. Iyo wahisemo ivanguramutungo risesuye, ni ukuvuga yuko mu rugo ni umugore n'umugabo, ku mitungo buri wese afite umutungo w'umwanditseho 100%. Mushobora kuba mufite amazu 3 mu rugo, iriya akaba ari y'umugore umwanditseho 100%, iriya akaba ari y'umugabo umwanditseho 100%, iriya sambi imwe ni y'umugore indi ni y'umugabo. Ni ukuvuga ngo ku mitungo buri wese aba afite imitungo y'umwanditseho 100%. Nujya no kuyigurisha ntawe uzakubwira ngo mugenzi wawe naza gusinyira, kuko ntago bimureba. Ntago bimureba, ni umutungo wawe. Nujya no muri banke kwakaho inguzanyo ugatangaho ingwate wa mutungo, ntawe uzakubwira ngo mugenzi wawe naza gusinyireho, kuko nuramuka unaniwe no kwishyura, ntago banki izareba ku mutungo w'uwo mwashakanye. Banki izareba umutungo wawe kuko ukwanditseho 100%, uwo mwashakanye uwo mutungo ntacyo umurebaho. Twaza gusaba abantu barimo kudusakuriza batuza tugakurikira ibyatuzinduye uyu munsi. Tworoherane kugira ngo bibiganiro bigende neza. Nababwiraga ngo ivanguramutungo risesuye buri wese bafiteho umutungo umwanditseho 100%, mugenzi we nta ruhare aba ufiteho, wawugurisha wawutanga ni uburenganzira bwawe, nta gusaba uruhushya uwo mwashakanye kuko mwahisemo ivanguramutungo risesuye. Ubwo buryo bwose uko ari butatu rero buremewe. Abashakanye cyangwa se abagiye gushakana bahitamo bumwe bumva bubanogeye ku mahitamo yabo. Twebwe ntabwo tuguhitiramo ngo uzakoresha uburyo, waramutse uje kutugisha inama twakugira inama mu bigendanye n'ibyo ngibyo, ariko ntabwo duhitiramo umuntu uburyo azakoresha mu gucunga umutungo n'uwo bashakanye. Nababwiye ivangamutungo rusange, muhitamo kuvanga ikintu icyo ari cyo cyose, buri wese akagira uruhare rungana n'urwa mugenzi we ku mutungo. Mbabwira ivangamutungo muhahano, muhitamo kuvanga umutungo mubonye mumaze gushakana, ariko umutungo mwari mufite mutarashakana buri wese awucunga uko abishaka, ni uw'umuntu ku giti cye, uwo wari ufite mutarashakana. Mbabwira n'ivanguramutungo risesuye, muhitamo kuvangura mu buryo busesuye, umugabo akagira umutungo we n'umugore akagira umutungo we. Abageni rero tubabaza uburyo bazakoresha iwabo mu gucunga umutungo. Ikindi ni uko itegeko ryemera ko mu gihe mwembi mubyumvikanaho kandi mukaba mumaze yibura imyaka 2 mubanye mu buryo bwemewe n'amategeko, mushobora kujya guhinduza uburyo bw'imicungire y'umutungo mwari mwarahisemo. Ushobora kuba umaranye n'umugabo imyaka 10, mukabona uburyo mwari mwarahisemo rwose ntabwo bukiberanye n'urugo rwanyu. Iyo mwembi mubyumvikanaho mujya gusaba ko muhinduza uburyo bw'icungamutungo mwari mwarahisemo. Mupfa kuba mubyumvikanaho mwembi kandi mukaba mumaranye yibura imyaka 2 mubana nk'umugore n'umugabo byemewe n'amategeko. Abageni rero turababaza ngo mwebwe iwanyu muzacunga umutungo mukoresheje ubuhe buryo? Abahisemo ivangamutungo rusange zamura akaboko. Ntuzamure kubera ko bagenzi bawe bazamuye, nutabyumva umbwire ngo usubiriremo. Subiriremo aho kugira ngo uhitemo ibintu utumva. Bakameramani bari imbere yanjye hano murankingirije, ntabwo ndimo kureba. Umugabo azamuye umugore atazamuye, ubwo twamenye bahisemo iki. Mwe muretse kumanura ntabwo bigoranye, tubanza kwitegereza tukareba neza. Murakoze. Hari uwawe yahisemo ubundi buryo butari ivangamutungo nkaba ntamubonye. Ndabona mwese mwahisemo
ivangamutungo rusange. Impamvu tubibabaza rero tubyandika mu bitabo by'irangamimerere, kugira ngo haramutse hagiye impaka abashakanye bakajya impaka